Ibi ntabwo bivuze ko ari intege nke dufite cyangwa se kugurisha ibyacu. His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo ubworoherane ntibivuze ko tugomba kuyoborwa nk'inka. Ntabwo turi inka, ahubwo turazorora. Yaranavuze ngo kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Kwibohora ntabwo ari igikorwa gitangira none ngo gisozwe ejo, ni imyifatire iyobora ibyo dukora byose. His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo ntidushobora gusubiza isaha inyuma ndetse ngo tuvaneho ingaruka zagaragaye, ariko dufite imbaraga zo gutegura ahazaza heza. Icyo waba utekereza kuri cyo cyose, menya ko nta mwenda igihugu kigufitiye. Yaravuze ngo tugomba kwiyakira mu makosa n'intege nke byacu kugira ngo tubishakire ibisubizo. Yaravuze ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro, agaciro ni uko ukiha. Aranavuga ngo uko twemera uruhare tugira mu bibazo tunyuramo, niko turushaho kubishakira umuti. Yaravuze ngo icyo nashobora kwemera ni ukuvangirwa, ugakandagirwe, ntukemere gusuzugurwa, ikindi unoze umurimo. Yaravuze ngo nta kibazo kitabonerwa umuti, ukeneye gusa gutinyuka no kwigirira icyizere no kwiyumvamo ubushobozi.